Muraho neza abanyarwanda, njye amazina yanjye Twimana Jean Innocent, nkabanzwe ku izina IM Juwino. Ndashishikaza abanyarwanda kujya ku Inganzo Media. Hari movie nshyashya turimo turabashutingira, ari nge script writer story anjye wayanditse. Nkaba mbafite abakinnyi banye na castingzemo hano, reka nabo bose bagenda babibwira. Hello ladies and gentlemen, ni Salisa mumenyereye mu rwenya ariko no muri filime naje yitwa The House, nyinamo nitwa Keza Olga, mugende muyirebe ni nziza kuri Inganzo Media. Ciao. Hi my people, nitwa Enise, nkaba nakinye muri filime nitwa Isimbi. So ino filime izagica kuri Inganzo, muyikurikire, muyikunde, mutange subscribe, mushikore share. Thank you. Muraho neza, nitwa Kayizerwa Laurence, nkaba nakinye nitwa Mama Keza. Iyi filime turabashishikariza kuyireba, muyikunde, iri guca ku Nganzo Media. Murakoze. Hey guys, nitwa Kelly, nkaba nakinye nitwa Kabera. Iyi movie muyikunde, muyirebe cyane, igiye kuyica ku Nganzo Media TV. Hello, Inganzo Media TV ndibaza ko muyizi. Hari filime turiko turashutinga ko iraca ku Nganzo Media TV, mugende mukore share, subscribe n'ibindi byose, munayikunde kuko ni nziza. Hi guys, amazina yanjye ni Davis, nkaba nyina n'ubundi nitwa Davis. Abashishikariza gusura channel Inganzo Media, ukareba filime iriho. Iyi filime twashutinze ni nziza cyane, hariho n'izindi nyinshi, muzikurikire. Sawa, ciao. Hi guys, wa musore wanyu Kenny musanzwe muhorana mu bihe byose. Uyu munsi ku Nganzo Media twabakoreye filime nziza bita The House. Nakabifurije yuko mwayikurikirana, ni sere izagira ibice byinshi, ariko imbaraga zanyu, umuhate n'umurava muzajya mutugaragariza. Tubafite udushya twinshi niko twabateguje, kandi mutubabarire, twari tumaze iminsi myinshi tudakora, hari ibyo turi gutegura, ariko ndagira mbabwire ko twagarutse neza. Ciao rero n'wa mungu wanyu. Ibindi bikurikije muzabira ku Nganzo Media, mugende muyikurikire, murebe byose, mutegereze movie next week. Ciao ciao.